Yes coach. Ndabumva. Coach nitwa Emi. Ya, uherereye hehe? Mperereye Kicukiro. Asante sana nakurikiye ikiganiro cyawe nubwo nkikurikiye ntinzeho. Yego? Ariko kiri so interesting. Akoze cyane. Nashakaga kubaza nk'utubazo nka tubiri. Yego? Icya mbere ndabaza se ibi bintu bya cryptocurrency ngo hari igihe nigeze kubyumvaho, hari n'umuntu nigeze kubona bikina ariko nkabona bisa nka game nk'uburyo playinga byavugaga birazamuka byamanutse birongeye birazamutse biramanutse, ntabwo nabyumvise neza. Ndabaza ese iki kiganiro cyawe narifatiye ntinzeho gakeya, birashoboka ko iki kiganiro hari ahandi hantu twakibona? Okay. Ibiganiro dukora iyo tubirangije biguma kuri Facebook kuri AM Show, hanyuma tukabishyira no kuri website yacu kuri amshow.co amshow.co. Iyo tuvuga ko bizamuka cyangwa bikamanuka ni nk'uko wagura imigabane muri banki cyangwa se mu makampani atandukanye. Uracyahari? Hello? Okay. Uranyumva? Nakubwira nti iyo uko bizamuka cyangwa bimanuka, niyo mpamvu ari byiza kubanza ukagira ubumenyi uburyo bikora, sibyo? Ni nk'uko wagura imigabane muri banki, ni nk'uko wagura imigabane muri Bralirwa, bitewe rero n'uko economy imeze, industry uba urimo. Niyo tuvuge wenda nk'ubu ngubu turi mu gihe cya COVID, sibyo? Iyo uzi ko washyize amafaranga mu ruganda rukora za vaccine ya COVID, ubu bigiye ko byazamutse cyane, ariko abantu bose bari kubona vaccine bizamunukaho gato, bizamunuka ukuntu, siko bimeze. Rero niyo mpamvu mbwira abantu kugira ngo bashyire amafaranga ariko bakoresha amafaranga bakeneye uyu munsi, kuko ni ukubyiga haracyari kare, siko bimeze. Ikindi kibazo, Hello? Ndakumva? Na amafaranga ngahe wenda nkaho ubimenyereye, na amafaranga ngahe umuntu yatangirana ashora? Ku ma platform menshi ushobora gutangiza $100. $100? Kandi nagira inama abantu benshi ko mutarenza $100 mu gutangira. Impamvu ni iyihe? No kugira ngo utangire gusobanukirwa, wumve uburyo bujya hejuru, uburyo bumanuka, noneho kugira ngo utanasinziriye, siko bimeze. None wumva umaze kumenyera, ubona aho bijya, wabisobanukiwe, uvuga uti okay, ndongera ahandi $100, ndongera gutyo buhoro buhoro. Naho umuntu ahuka agashyiramo $5 cyangwa $6, kandi ugasanga wayashyize muri tabiye, kuko hari nyinshi, hari amakonti arenga 200, sibyo? Amakonti arimo avuka buri munsi. Ni nk'uko wavuga uti nashyize mu Kenya, naguze amashiringi ya Kenya cyangwa ya Tanzania cyangwa amafaranga y'Uburayi. Hari amafaranga menshi ku isi. Nizi rero hari nyinshi zitandukanye. Ushobora ukagura yafu ugahomba kubera ko utarabimenya ibisabwa n'iki, ni gute umenya izikora izidakora ibintu nk'ibyo. Hanyuma ubwo umuntu ashaka wenda nka personal training, wenda tuvuge nk'aba expert, birakunda? Ntabwo bikunda kubera ko umwanya dufite ni mutoya. Icyo twazakora wenda abantu nibamuka baba interested cyane batubwira muri comment kuri Facebook, twazafata nk'isaha imwe cyangwa isaha ebyiri, wenda tukabiganiraho mu buryo burambuye, nkabereka uburyo umuntu afungura, aho umuntu hajya ni gute, ariko no tukabishyira mu bikorwa. Nk'abavuga ati twe turashaka gufungura account, ndaza gushyiraho nka link uyu munsi ya Binance, ushobora kuza kuyijyaho ukareba ugatangira kwimenyereza, ariko noneho wenda dushobora kuzapanga mu gihe kiri imbere. Nimba nta nashobora interese, twazapanga umunsi nkabakorana nka training y'isaha imwe biri live.